Tangira tugiye kuba twareba ngo ubundi Qur'an yaba yaravuye he? Ese ubundi Qur'an yaba yaraje gute? Ni gute yaba yaraje abasilamu bakabasha kuyikurikira? Ese ubundi Qur'an yaba yaravuye he? Yaba yaranditswe nande? Ese yaba ari amagambo yandi? Ibyo byose turaza kubireba hano mu kiganiro. Dutangira. Amazina yanjye ni Tiara Habib. Akaba ari igitabo abasilamu bakoresha mu myizerere yabo. Bamwe rero bakaba bakibona nk'inzira y'ukuri, abandi bakakibona nk'inzira yazabageza ku muremyi, kandi abandi bakaba bagisoma kugira ngo bagikuremo ubumenyi bazabashe no kuyobora abandi ku nzira ibajyana ku muremyi wabo. Abandi bakaba bafata icyo gitabo nk'inzira y'ukuri mu mibanire yo ku isi, ikaba yahinduka inzira y'amahoro wazakurikiza kugira ngo ku munsi w'imperuka umuremyi wawe azabashe kukwinjiza mu ijuru. Rero abenshi bakaba bizera yuko amagambo yose yanditse muri Qur'an ubaye uyakurikije, kubera ko amenshi avuga ku mahoro kandi hafi ya yose aganisha ku nzira y'amahoro, rero ubaye uyakurikije umuntu wese waba uri, bikaba byabasha kuba byakugeza ku muremyi wawe. Abandi rero bakabona icyo gitabo nk'ikibabwira amateka y'intumwa zabayeho kugira ngo bazabashe gukurikiza ibyiza zakoraga nabo bazahinduke intungane. Uyu munsi rero kino gitabo kirasomwa ku isi hose kandi kigasomwa buri munsi n'abasilamu, kandi gihora gisubirwamo, kandi ukaba usanga ari igitabo cyubahwa na buri musilamu wese bitewe n'amagambo yanditsemo. Kandi twese, cyangwa se abasilamu cyangwa se n'abatari bo, twese twizera yuko Qur'an ari ijambo ry'ukuri ryavuye ku muremyi, kandi icyo gitabo kikaba cyaramanutse kikaza kikajya kuri Muhammad. Ese ibi bibundi byose byaba byaratangiye gute? Ase ni gute ibi ngibi byaba byaraje kubaho bikaba ku ntumwa Muhammad? Ase ubundi Qur'an twaba dufite no munsi yaba ariyo Qur'an abasilamu ba kera nabo basomaga, cyangwa wenda barigeze guhindukaho bitewe n'imihindukire y'Icyarabu, kuko Qur'an yamanutse yanditswe mu rurimi rw'Icyarabu. Ubu rero tugiye kuba twareba amateka ya Qur'an, turebe ubundi yaje gute. Ese ubundi Qur'an ubu ngubu yabimeze ute? Ase ubundi Qur'an abiki kibo baba bayizera nk'iki? Gusa ariko abenshi ntago bazi ngo mu by'ukuri ubundi Qur'an ni gute yaje. Rero mureke dutangirane runo rugendo mbere ku kuntu byose byatangiye, maze tunarebe ngo ni gute ijambo ry'Imana ryabashije kuba ryagera ku mwana w'umuntu. Rero twebwe nk'abana b'abantu tukaba twibaza ngo ubundi byose byatangiye gute. Rero ko dutangira rero, reka tubanze duhere kuri Qur'an, dusome umurongo wanditse muri Qur'an. Qur'an rimwe mu rupapuro rwa mbere haranditse ngo ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi, ishimwe n'ikuzo byose bikwiye Allah nyagasani w'ibiremwa byose, nyirimpuhwe nyirimbabazi, umwami w'ikirenga wo ku munsi w'imperuka. Niwe wenyine dusenga kandi niwe wenyine twiyambaza. Tuyobore inzira igororotse, inzira yabo wahundagajeho inema, itari iyabo warakariye cyangwa abayobye. Impaka nyinshi zakunze kuba zaba mu bantu, abantu bakomeza bashidikanya ukuntu Qur'an yaba yarabashije kugera ku isi n'ukuntu yaba yarabayeho mbere y'uko imirongo yo muri Qur'an ibasha kuba yahishurirwa Muhammad nk'intumwa y'Imana. Ase ubundi mbere y'uko iyo mirongo ihishurirwa Muhammad, ubundi Qur'an yo yabagaho. Ubundi amateka mu by'ukuri yaba yanditse gute, cyangwa se yabavuga iki? Intumwa Muhammad ihabwa ubutumwa. Intumwa Muhammad Imana imuhe amahoro n'imigisha, yakundaga kujya kwiherera mu buvumo bwa Hira Imaka, igaragira Imana mu nzira yasizwe n'intumwa y'Imana Ibrahimu. Nibwo yahishuriwe ubutumwa hari mu kwezi kwa Ramadhan mu mwaka wa 610 nyuma y'ivuka rya Yesu. Icyo gihe intumwa y'Imana Muhammad yari afite imyaka 40 y'amavuko, nk'uko intumwa y'Imana Muhammad yivugiye ubwayo ko marayika Jibril yamusanze muri ubwo buvumo aramubwira ati soma. Intumwa Muhammad nawe aravuga ati ntabwo nzi gusoma. Intumwa Muhammad ikomeza itubwira ati kugeza ubwo nasomye nsubiramo amagambo yavugwaga na marayika Jibril agira ati soma ku izina rya nyagasani wawe, we waremye umuntu amukomoye mu gasoro k'amaraso. Soma kandi usingize Imana yawe byo yigishije kwandika n'ikaramu yigisha umuntu ibyo atarazi. Arangije numva ijwi riturutse hejuru rimbwira ati yewe Muhammad, wowe uri intumwa y'Imana nanjye ndi marayika Jibril. Akenshi yamuziraga mu ishusho y'umugabo. Intumwa Muhammad Imana imuhe amahoro n'imigisha yakomeje avuga ati naje gusubira mu rugo. Ubwo Jibril yari amaze kugenda, nsanga Hadija mu rugo, mwegamaho musobanurira ibyambayeho. Arambwira ati humura, ndahiye ku Mana ifite roho yanjye mu kuboko kwayo, njye ndabona uzaba intumwa y'uyu muryango w'abatuye isi umma. Nuko Hadija ajya kureba mwene wabo wa kwase, akaba yarasobanukiwe amateka, amusobanurira ibyabaye kuri Muhammad byose. Akimara kubyumva aramubwira ati ndahiye ku izina ry'Imana iyo ifite roho yanjye mu kuboko kwayo, Muhammad ni intumwa yoherejwe kuri uyu muryango mugari w'abatuye isi. mubwire akomere. Intumwa Muhammad yahawe ubutumwa ifite imyaka 40 y'amavuko. Yatangiye kubwiriza ubutumwa Imaka mu gihe cy'imyaka 13. Yabanje kuvuga ubutumwa mu ibanga ihereye ku bantu bo mu muryango wayo, nyuma yaho ibugeza ku bandi babaye abayisilamu ba mbere bemera
kwemera ubutumwa bwe n'umugore we Hadija, Muhammad Imana imuhe amahoro n'imigisha, akaba na mwene se wabo Abubakar Sadiq. Nyuma yabo hakurikiyeho abandi benshi babaye abayisilamu. Urebye mu mateka bisa nkaho uko nguko ariko Qur'an yatangiye kwandikwa. Qur'an ikaba yaroherejwe n'Imana ikaza igatangira kwandikwa inigishwa Muhammad mu mwaka wa 610. Asubundi kuki Qur'an Imana njya kohereza ku isi yayihaye umugabo umwe bitaga Muhammad. Muhammad rero amateka akaba amusobanura nk'umuntu w'intangarugero. Intumwa Muhammad niwe ntangarugero mu mico myiza yaranze ikiremwa muntu, yaranzwe n'imico myiza yose nko gufasha abantu, kubabarira abamuhemukiye no kubagirira neza, kunga abakimbiranye. Yarangwaga n'ubumuntu, isoni, kwicisha bugufi, ubutwari, koroherana n'indi mico myiza ihebuje yamuranze, nk'uko Imana yavuze ibigwi bye igira ati, wowe Muhammad ufite imico myiza ihebuje. Qur'ani 68 igice cya 4. Ubundi rero ukuntu amateka avuga by'ukuri, ubundi iyo Qur'an yajyaga gusohoka yarazaga Muhammad akabanza akafata mu mutwe, maze ubundi akazavuga bakandika. Ntago Qur'an yamumanukiraga nk'urupapuro maze ubundi ngo ahita aruhereza abantu. Ni amagambo yamumanukiraga avuye mu ijuru yoherejwe n'Imana, akabasha kwigishwa na marayika Jibril, maze ubundi nawe akabasha kuba yayasubiriramo abo bahoranye, nabo bakagira ahantu bayandika. Kandi Qur'an kuva icyo gihe na n'ubu ntago irahindurwa, kandi ayo magambo arimo ni nayo akoreshwa ubu ngubu. Abasilamu bose ku isi niyo basoma. Ubundi Qur'an mu by'ukuri yahoze imeze gute mu gihe cya Muhammad? Ase cyari igitabo kibumbiye hamwe nka gutya ubu ngubu tubashe kuba twabona inyandiko zayo zibumbiye ahantu hamwe. Abagendanaga bose na Muhammad bose bari bazi neza yuko kino kizahinduka igitabo bitewe n'uko bahoraga basubiramo ayo magambo. Ubundi Qur'an ubwa mbere yuko na Qur'an ibasha kuyahinduka Qur'an ihurijwe hamwe, yahoraga ubwayo yivuga yuko iki ngiki ari igitabo cyazanywe n'Imana, maze ubundi kagihereza abantu kirimo amagambo y'umuremyi. Abo bose rero bahoraga bagendana na Muhammad bose bamugendaga inyuma. Abasangiragendo biwe bose bari bazi neza ko n'ubundi ari igitabo, nubwo kitari gihurijwe hamwe, gusa ariko cyari igitabo. N'ubwayo ukuntu Qur'an yivugaga nk'igitabo bitewe n'uko ibinyejana byagiye bigenda n'iminsi ikagenda igenda n'imyaka. Qur'an rero yaje kuza kuba yabaho, gusa ariko yatangiye kuba yahurizwa hamwe, za nyandiko zayo zose zikurikije umubare bitewe n'ukuntu zari zaraje zitondetse zishyirwa hamwe. Mbere yuko rero Imana ijya kuba yakwitwarira umuntu wayo, intumwa yayo, mbere yuko Muhammad abasha kuba yakwitaba Imana, yagiye Qur'an yose yararangijwe kwandikwa. Kubera ko mu gihe Qur'an yari ihari yagiye yandikwa ku bintu byinshi bitandukanye, ikandikwa ku mpapuro ziri icyo gihe, ikandikwa ku mbaho, ikandikwa ku mabuye, ikandikwa na kumu. Ariko nyuma yaho byose byaje kuza guhurizwa hamwe, kuko rwari urwibutso rwari rwaravuye ku Mana, kugira ngo uzasoma wese azabone ikintu gihurije hamwe, kandi Qur'an iza yaje itondetse. Rero abari bagiye kuyihuza bose bayihurije hamwe, kandi Qur'an ikaba yaraje kuza kuba yahurizwa mu nzu ya Muhammad. Rero abasangirangendo bose b'Imana abenshi bose bari bazi Qur'an mu mutwe. Rero kuna amateka avuga bivuga ko ubundi Muhammad yoherezwaga Qur'an akayifata mu mutwe. Gusa umwe mu basangirangendo be nk'uwo bitaga Imam Ali niwe wandikaga Qur'an. Muhammad yarayisomaga akayisubiramo ayikuye mu mutwe, maze ubundi uwo nguwo bitaga Imam Ali nawe akabasha kuba yayandika akoresheje intoki ze. Kubera ko n'uwo nawe bita Imam Ali igihe yaviraga ku isi, yavuye ku isi yitabye Imana, Qur'an yararangijwe kwandikwa. Imam Ali rero niwe waje kuza kuba yakwandika Qur'an akoresheje ibiganza bye, gusa atabikuye mu bitekerezo bye, ahubwo ari ya Qur'an yari yarahawe Muhammad, nawe akabasha kuba yayifata mu mutwe. Abenshi mu masangirangendo be rero benshi bahoze bivuza kuba bakwandika nabo Qur'an, gusa ariko ngo Imam Ali yaje kuza kwandika Qur'an akoresheje ibiganza bye n'ikaramu. Imam Ali rero mamen ayatin fil kitabillah illa imlahu rasulullah wa hatahu biyadi, nta murongo n'umwe uri mu gitabo cya Nyagasani utarasubiwemo n'amagambo cyangwa se n'umunwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi ayo magambo yose akaba yaranditswe n'ibiganza byanjye. Uwo ngo ni Imam Ali wabivugaga. Gusa ariko ari n'abandi basangirangendo b'intumwa bashatse kuba batanga umusada kugira ngo babashe kuba bakwandika Qur'an. Bamwe muri bo rero bahoraga babasha kuba bakora umwitozo kugira ngo babashe kuzandika Qur'an, nibyo bitozaga kugira ngo barebe ko bazandika Qur'an. Bamwe muri bo rero bamwitaga Zaid Abitabit, nawe yagerageje kwandika ibice byinshi muri Qur'an. Ntago tuzi neza nimba yaranditse Qur'an yose, gusa ariko nawe yagize utuntu yandikamo muri Qur'an. Ntago tubizi neza, ntago tubizi neza turebye mu mateka neza nimba koko yaragize ibintu nawe yandikamo byinshi, cyangwa se wenda nimba yarabashije kuba yakwandikamo inyandiko nyinshi. Gusa ikizwi neza nuko nawe yagize bike yandika muri Qur'an. Harimo n'andi mazina yagiye avugwa muri hadith muri Qur'an, uwo bitaga Ubay ibn Ka'b. Kubera ko ngo rero
abasangirangendo benshi bagendanaga na Muhammad rero nabo bajyaga baza kumusomera Qur'ani bakoresheje umutwe wabo kugira ngo ababere umumenyi maze ubundi ababwira aho bakosheje maze babashe kwandika Qur'ani ikosotse itarimo amakosa. Rero we akaba yarazwi nk'umuntu w'umumenyi cyane wari ufite mu mutwe wafataga, rero akaba yarabashaga kwigisha abandi Qur'ani bifata mu mutwe no kugira ngo ibashe kwandikwa nta makosa na makeya arimo, kavugwa umwimerere wayo. Hari n'undi bita Mahadi bin Jabal nawe akaba avugwa nk'umwe mu bantu batanze umusanzu kuri Qur'ani. Hari n'undi nawe bita Abu Zaid akaba yari marume wa Anas bin Malik, nawe akaba yarabashije kwandikwa nawe nk'umuntu watanze umusada. Abdullah ibn Amr nawe yabashije kuba yavugwa nk'umwe mu banditsi babashije kwandika Qur'ani, babashaga kumva Qur'ani ivuye ku ntumwa y'Imana Muhammad ayisoma ayisubiramo akoresheje umunwa cyangwa se ibyo yabaga yanditse. Nabo bakaba bari bafite inyandiko, bafite ibiti, bafite n'amabuye babashaga kwandikaho. Muri icyo gihe rero, muri icyo gihe impapuro zakoreshwaga zabaga zarakozwe mu ruhu rw'imongo, kubera ko uzareba neza inyandiko za Qur'ani zabashije kubaho mu gihe cyatambutse na n'ubu zikaba zikiriho, zari zanditswe mu ruhu rw'imongo. Rero abanditsi benshi cyangwa se abamenyi bose bakaba abenshi bavuga yuko Qur'ani yaba yarahozeho cyangwa se yaba yaraje kuzuzwa mu gihe Muhammad yari akiri ku isi, ikabasha ko yose kuba yahurizwa hamwe bitewe n'uko yari afite abanditsi ababwira inyandiko bose bazishyira hamwe. Bikaba bisa neza yuko rero Qur'ani yaje kuza kuba yarangira kwandikwa Muhammad akiri ku isi. Abandi banditsi rero bakaba bavuga yuko Qur'ani yaje kuza kwandikwa hakaba hari kopi yayo kandi yuzuye ya Qur'ani yari iri mu musigiti w'intumwa y'Imana, ku buryo umusilamu wese w'icyo gihe yari kubasha kuba yahagera akaba yayisoma akaba yanayifata mu mutwe itondetse yose neza ku murongo. Kandi muri icyo gihe birumvikana neza ntabwo bari kubasha kuba babuza Qur'ani, wenda nk'iki gihe gutyo urabona ubu ngubu abantu bafite imashini Qur'ani bayihuriza mu cyuma bigakunda, gusa ariko muri icyo gihe bakoreshaga indodo maze bagafata zamu z'imongo kuko nizo bakoreshaga nk'impapuro bakandikaho, zikaba byari ibice byari biri aho ngaho. Rero buri ko umurongo mushyashya wamanukaga wose bakaza bakawongera aho ngaho, bakaza bakawuteranya kuri bya bice byari byaranditswe, kuko niyo Qur'ani cyangwa se iyo kopi ya Qur'ani yari iri mu musigiti w'intumwa y'Imana. Ntago iyo Qur'ani yari yuzuye neza, ahubwo yari Qur'ani bongeragamo impapuro buri ko umurongo wabaga umanutse. Rero b'abasilamu bose babashaga kuba bahinduka abasilamu bakaba babasha kuba bayisoma, bakabasha no kuyisomerwa bakayifata mu mutwe. Iyo yabaga ari imirongo yabaga iri aho ngaho zabaga ari kopi. Naho rero ubundi icyo gihe Qur'ani yakomeje kugenda yongerwamo kugeza igihe yuzuriye, kandi muri icyo gihe rero ntago hari imashini nk'iz'ubu ngubu uhita ukora igitabo ukagihuriza hamwe vuba vuba. Bakoreshaga indodo baterateranya zamu yari yaranditsweho. Rero bitewe n'uko Qur'ani yagiye iza igaca ku mugabo umwe ariwe Muhammad, rero muri icyo gihe ubwo bakoraga izo kopi niwe wagiye ubabwira ukuntu bazagenda bazitondeka, akagenda babwira ati kino kizaba igice cya mbere, kino gihe igice cya kangahe, bigendeye ku nyandiko bitewe n'ukuntu zagiye zimanuka. Rero yagiye babwira ati muzakurikize imibare gutya na gutya, akagenda bereka basi yindi. Rero baye badafite igitabo cyanditse cyuzuye, ni gute wamenya neza ukuntu wakwandika ukagenda ukurikiza iyo mirongo udafiteho imibare hejuru? Rero nyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana Qur'ani yaje kuza kuba yahurizwa hamwe, kuko yari yararangiye kwandikwa, nta kindi kintu gishyashya cyari kuzongerwamo, byose byari byararangiye. Guhuzwa kwa Qur'ani rero, umwe mu basangirangendo b'intumwa y'Imana yaje kuza kwicara iwe, maze ubundi aza kuza kuba yafata za nyandiko zari zaranditswe za Qur'ani azihuriza hamwe nyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana. Niyo mpamvu nyuma y'ibyumweru cyangwa se nyuma y'ukwezi gusa ibyo yabikoze intumwa y'Imana ikitaba Imana ako kanya. Rero abantu baje kuza kuba babaza Imam Ali bamusangirangendo b'intumwa y'Imana, abantu baje kuza kuba bamubaza ati wari uri he? Nawe yaje kuza kuba babwira ati naje kuza gutinda, rero ndimo guterateranya Qur'ani kugira ngo ibe itondetse ku murongo neza, kandi twabonye neza yuko ibyinshi mu bice ari we wagiye ubyandika nk'uko intumwa y'Imana yari yarambwiye ati yose nzayihurize hamwe. Rero yaje kuza kuba yateranya Qur'ani. Imam Ali rero mu guteranya Qur'ani rero ntago ari uko yari afite imirongo ya Qur'ani gusa cyangwa se ngo yari afite ngo sura za muri Qur'ani, yari afite n'inyigisho za Qur'ani zose zisobanutse, za zindi abantu bashaka kuba bajya muri Islam cyangwa se abayisilamu bose bafite kuba bakurikiza buri murongo bose wari waranditswe. Rero Amira Mu'minin ubwo yarazanye Qur'ani ayizaniye abasilamu yarababwiye ngo iyi ngiyi ni Qur'ani, kandi muri hadisi bikaba bivuga neza yuko la imli bahil, bikaba bisobanura yuko yayizanye ayitwaye ku ngamiya. Urabyuvuga ukuntu icyo gitabo cyari kinini, ntabwo yari Qur'ani noya isanzwe, we yaragiye arayandika iza ariko ari Qur'ani nini ayizana ku ngamiya. Tukaba tubyumva neza yuko yatari Qur'ani iyi ngiyi isanzwe dusoma, atabwo iyi ngiyi yari Qur'ani isobanutse kandi isobanuye buri kintu cyose, buri jambo ryose ririmo
ririmo risobanuye n'ubusobanuro bwaryo. Nk'uko Amira Muminini yabashije kuba yabyivugira, hari harimo tafsiri. Rero ubwo yazanaga Qur'ani ayizaniye abantu, baramubwiye ngo ntago Qur'ani ntago tuyikeneye. Rero Amira Muminini ati nimushidikanya rwose n'ubundi ntago ino Qur'ani muri buze kuza kwa mwayibona, ahubwo muzayihabwa na Imam al-Mahdi al-Muntadal. Kongera guhuzwa rero kwa Qur'ani kugira ngo abantu bongere babone Qur'ani bayibone gutya iri, byaje kuza kuba byagendeka gute? Kongera kwa guhuzwa kwa Qur'ani byaje kuza kuba byabaho ku ngoma ya Abu Bakar. Ntabwo icyo gihe hari inyuma yaho Muhammad yari agipfa mu gihe cya vuba, ahubwo hari mu gihe cyari gitambutse kirekire Muhammad amaze kuba yakwitaba Imana, yari yashize imyaka myinshi. Kubera ko rero abasilamu benshi bari bariho icyo gihe ntabwo bo bumvaga yuko Qur'ani bari bakeneye kuba bayandika, bitewe n'uko muri icyo gihe ubundi abasomyi cyangwa se abanditsi bari bakeya, ahubwo abenshi bari bayifite mu mutwe. Kuri bo rero babonaga nta mpamvu ya kugira ngo babashe kuba bayandika, kuko bo bumvaga bihagije kuba bayifata mu mutwe. Gusa rero ibyaje kuza kuba byaba, haje kuza kuba habaho urugamba cyangwa se intambara. Iyo ngiyo ikaba yari intambara yaje kuza guterwa na Abu Bakar, bitewe n'uko bari bageze mu gihe abantu benshi bari batangiye kugenda bakwibagirwa ya Qur'ani, abandi bakagenda bayikuraho, akandi akaba ari n'abandi bamubonaga nk'aho atari we wakababereye umuyobozi. Abenshi ntabwo bashakaga yuko yari kubabera umuyobozi, kandi hakaba hari n'abandi bantu bari baravuye mu idini ya Islam bahava bitewe n'uko hari haragiyeho uwo muyobozi batiyumvagamo habe na gato, Abu Bakar. Rero Abu Bakar we ajya gutera intambara, bose yayibateyeho, bose yagiye ayibateza. Abo ngabo baje kuza kuba bava mu idini ya Islam, n'abo ngabo banze kuba bamwemera nk'umuyobozi waragiye kuba wabayobora nyuma yaho Muhammad yaramajije kuba yapfa hashize imyaka myinshi. Bose yabateje intambara, yabashoyeho intambara, zikaba zari intambara mu cyongereza bazita apostate wars, zikaba zari intambara nyine z'abantu babashaka kuba bata uko bahoze bava mu idini. Gusa mu by'ukuri ntabwo ariko bose nyine bari abantu bashaka kuba bava mu idini cyangwa se ngo bave aho bahoze, ahubwo rwaro rwango bari bafitiye uwo nguwo bitaga Abu Bakar. Nk'urugero nk'uwo bitaga Malik bin Noela, nk'abo ngabo bose bari bafitanye ibibazo nk'uwo nguwo Abu Bakar, ntabwo bumvaga ibitekerezo bya Abu Bakar habe na gato kuba bamwemera nk'umuyobozi wabo. Rero muri izi ntambara zaje kuza kubaho zitewe n'uwo nguwo Abu Bakar, baravuga ati abantu benshi bari barasomye Qur'ani cyangwa se abari barayibwiwe baranumvishe intumwa y'Imana yisoma, abari bayifite benshi mu mutwe baje kuza gupfira muri izo ntambara. Si uko bari baravuye ku idini cyangwa se si uko bari barahindutse abo batari bo, ahubwo nuko batakundaga wa muyobozi. Rero abenshi baje kuza gupfira muri izo ntambara z'uwo muyobozi waje kuza kuba yajyaho Abu Bakar. Zimwe muri izo ntambara zabayeho, benshi muri abo ngabo bari bazi Qur'ani baje kuza kuhata ubuzima, baje kuza guta ubuzima muri izo ntambara zabagaho. Rero nyuma y'ibyo ngibyo abasilamu bahisemo kuba bafata umwanzuro barebeye ku mateka yari yarabaye kuba Judaism hamwe n'abakristu, ukuntu inyandiko zabo z'ibitabo zagiye zimwe ziyibwa zigakurwamo cyangwa se zikagenda zizimira. Bo bahise bafata umwanzuro, abasilamu bo bahise bafata umwanzuro wihuse kugira ngo bongere bandike Qur'ani yongere isubizwe uko yahoze. Ahangaha rero kugira ngo byose bibe, Abu Bakar yaje kuza kuba yahereza itegeko abwira Zaid bin Thabit rero yaje kuza kuba yahinduka umugabo waje kuza kuba yahabwa uburenganzira bwo kongera kuba yagenda akandika Qur'ani. Yicaraga mu musigiti rero akongera akandika Qur'ani nk'uko yari yarahoze, kuko uwo mugabo yari ayifite mu mutwe. Gusa ariko ntabwo yari yose neza, kuko hari utundi duce twaragiye tujya Qur'ani. Rero akaba hari abandi basilamu bari bayifite mu mutwe. Abo ngabo rero bari bayifite mu mutwe cyangwa se bari bafite imirongo ya Qur'ani bari barumvishe kuri Muhammad, bari bafite kuba baza ariko bakazana n'abatangabuhamya babiri baza kuza guhamya neza ko iyo mirongo bagiye kuba bavuga yumvikanwe neza kandi bayikuye ku ntumwa y'Imana. Rero Zaid bin Thabit wari wahawe uburenganzira bwo kugera kwandika Qur'ani yarongeye irahurizwa hamwe. Rero Qur'ani kimara kongera guhurizwa hamwe, abasilamu ntabwo bari bafite kuba bayisoma ku kanya, kubera ko n'ukuntu nahoze bibabwira nyine muri icyo gihe abantu benshi ntabwo bari bazi gusoma. Hari mu myaka ya kera yaje kuza kuba yasigwa mu rugo rwa Abu Bakar. Rero nyuma yaho Abu Bakar amaje kwitaba Imana, nawe Qur'ani yaje kuza kuba yajya kwa Omar, maze Omar nawe amaje kongera kwitaba Imana yaje kuza gusigara kwa Hafsa umukobwa wa Omar, akaba yari n'umudamu w'intumwa y'Imana. Rero niwe Qur'ani yaje kuza gusigarira mu biganza, niwe wasigaye ayifite. Rero kuva ku gihe cya Ottoman nibwo bongeye kuba bahamagara Qur'ani kugira ngo yongere ijye mu bantu, yongere igaragare, kugira ngo barebe iyo Qur'ani yaje kuza kwandikwa na Abu Bakar ihurijwe hamwe, no kongera bashaka no kuba bareba ko yabisa na ya Qur'ani ya kera yari irimo ibintu byose, maze ubundi bahitemo ko bakora Qur'ani ifite ukuri. Icyo gihe hari mu gihe cya Ottoman. Gusa ariko mu by'ukuri ibyo bitabo byombi byaje byose bisa ari igitabo kimwe, nta kinyoma na kimwe kiri. Qur'ani rero dufite mu biganza byacu no munsi ikaba igaragazwa neza yuko yaje kuza kuba yahuzwa na Ottoman. Ibyo ngibyo byo bikaba byarabaye gute rero? Reka mbabwire amateka ukuntu byose byagenze. Ottoman
rero akaba ari waje kuza kuba yanononsora imirongo yose akabasha kuba yayishyira hamwe maze undi akavamo Qur'an. Byagenze bite rero? Ase ni gute Othman we yaba yarabashije kuba yatondeka Qur'an akayishyira ku murongo neza bitandukanye na babandi bari baragiye bose bayihuza, ariko we akaba yaraje kuza kuba yayishyira ku murongo gutya, akaba ariyo yingi twese dufite nyuma y'imyaka 50 yonyine nyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad. Rero icyo gihe Islam yatangiye kuba yakura, ubwo hatangiye kuba hajyamo abandi bantu bahinduka abasilamu batari abarabu batumvaga urwo rurimi, ariko bose abenshi bagenda bahinduka abasilamu, kandi abo ngabo bahindukaga abasilamu batari abarabu batangiye kuba baba benshi cyane kuruta abarabu bari abasilamu. Rero Islam yatangiye kuba yakura cyane, igenda isakara ahantu hose ku isi, kandi Islam yatangiye kuba yakura ikora mu buryo bwihuse. Mu gihe rero cya Ottoman hari intambara zabagaho muri icyo gihe, ubwo nyine abami bari w'icyo gihe cyangwa se abayobozi bari w'icyo gihe bagendaga bafata ubutaka, ubwo abari abasilamu cyangwa se wenda bari abarabu barwanaga n'utundi dutsiko twagendaga tubatera muri icyo gihe mu bice bya muri Turukiya. Rero icyo gihe ibyo ngibyo byaje kuza kuba byatuma abantu benshi bagenda bajya muri Islam atari uko bari abarabu, ahubwo bitewe n'uko abarabu bamwe bagendaga barwana izo ntambara bakagenda bakabajya mu butaka runaka, noneho abo basangaga bamwe bakabahinduka abasilamu cyangwa se abandi b'abarabu bakaba babasha kuva muri bwa butaka bagiye atari ku mpamvu y'intambara, ahubwo bitewe n'ukwaguka cyangwa se n'abandi bari baragiye basoma Qur'an, ariko bakagenda bafite Qur'an mu mutwe, aho bageze babandi batari abarabu nabo bagahinduka abasilamu. Abarabu bamwe bagiye bajya mu bice bitandukanye by'isi. Rero ibyo ngibyo bitewe n'uko bamwe bagendaga bayisoma kandi bakagenda bakoresha ibitekerezo byabo, abenshi bari bayifite mu mutwe, ntabwo zari inyandiko. Rero mu kugenda bakoresha umutwe, bimwe mu bisobanuro bya Qur'an byatangiye kujya bigenda bihinduka bitewe n'ukuntu bamwe basomaga nabi Icyarabu cyangwa se bakavuga nabi inyuguti. Rero ibyo ngibyo byaje kuba byateza ikibazo. Ibyo ngibyo bikaba byari kuzatuma nyine abantu benshi batari abasilamu cyangwa se batari abarabu bagenda baza muri Islam, bakaba bari kuzaza bagakurikira ibinyoma ko Qur'an itari yanditswe mu murongo umwe, ahubwo abenshi bakaba bari bagiye kuba bakurikira ibitekerezo by'aba bandi bari baragiye bayivuga, ariko bakayivuga itanditse noneho bakavuga bayisubiramo. Rero ibyo ngibyo bikaba byari kuzayobya babandi bari kuzajya muri Islam batari abarabu, kuko bari kuzajya bavuga amagambo y'Icyarabu ariko batazi ngasobanura iki, amenshi bakayavuga nabi. Rero umwe mu basangirangendo b'intumwa y'Imana kandi akaba yari n'umunyeshuri wa Imam Ali, kandi akaba ari n'umwe mu bagandukira babandi bagandukiraga Imam Ali, kuko yari umunyeshuri wiwe bamwitaga Huzaifa ibn Ilyaman. Nawe yaje kuza kuba yaba muri babandi bagendaga bagura igihugu cy'ubutaka yari arimo. Rero ubwo yaje kuza kuba yamenya neza yuko abantu barimo kugenda bajya mu butaka hirya na hino barimo baragenda bavuga nabi Qur'an, amagambo bakayavuga nabi, agenda aravuga ati babandi barimo baragenda bahinduka abasilamu batazi Icyarabu barimo baragenda bavuga nabi amagambo, kubera ko bamwe bayababwira barayafashe mu mutwe bakayafata ariko inyuguti baragiye bazivuga nabi, abandi nabo bakaba babasha kuba basoma amagambo yacu y'Icyarabu ariko bakayasoma nabi. Nk'urugero nka muri Qur'an surati ya 2 Bakara aho bavuga ngo la ayla fi. Rero abo ngabo bo baje kuza kuba babisoma nabi bitewe n'uko nyine Icyarabu bagisomaga batazi ngo gisomwa gute, bitewe n'uko batari bazi neza kugisoma la rayba fi. Rero nk'iryo jambo bamwe batangiye kuba barivuga nabi bitewe n'uko nta tudomo twari turimo, cyangwa se bitewe n'ukuntu babibonaga bakaba batari bazi neza gusoma Icyarabu, bamwe bagendaga babivuga nabi. Rero biyo bajyaga kuba basoma uwo murongo bo baravuga ati ngo ni la zaita fi, bikarangira ijambo barihinduye kubera ko nabo ntabwo bari babizi, kandi Icyarabu bagisomaga bitewe n'ukuntu babibonaga, kandi bitewe n'ukuntu bamwe bavugaga Icyarabu n'abandi bakaba basoma babandi rero babaga batazi iyo biva naho bijya bakabifata gutyo. Rero uwo munyeshuri yaje kuza ko yakohereza ibaruwa kuri Ottoman nk'uwari umuyobozi wiwe, amwohereza ibaruwa ivuga ati mureke tubashe kuba twakiza umati ya Muhammad, ati bano bantu rwose barimo barakurikira Islam bitewe no kutamenya kwabo, barimo baravuga nabi Qur'an, nuko rwose bano bantu mureke tubakize, mureke dukize kino kibazo mbere yuko byamera nk'iby'abayahudi cyangwa se abakristo, ukuntu inyandiko zabo zimwe zagiye zibura izindi bakagenda bongeramo ibitekerezo byabo. Ati mureke dukize Qur'an mbere yuko batangira kuba bayihindurira amagambo. Rero icyo gihe Ottoman yahise ahamagara abasangirangendo biwe bose, kandi muri abo ngabo hari harimo no wundi wari warabanye n'intumwa wundi bitaga Imam Ali ibn Talib. Yaje kuza kuba yababwira kuri cya kibazo nyine y'abaruwa bari bamwohereje bamubwira ati abantu hirya na hino turimo turabona bagenda bangiza inyandiko, bagenda bashyiramo amagambo yabo. Rero bose baje muri ayo masezerano, bose baza muri iyo nama kugira ngo ibashe kuba yakosorwa. Nawe arababwira ati Qur'an rero ifite kuba yahuzwa ikagira umwimerere wayo. Rero Ottoman yaje kuza kubwira abajyanama be bose na ba guverineri bose bari baraho ngaho, abwira n'abandi bantu bose b'abanyacyaro bose bayoboraga ibiturage byari biri aho ngaho n'imijyi yari iri aho ngaho, atanga
gutanga ubutumwa buvuga ati muzazane kopi zose za Qur'ani mwaba mwarabonye ahantu cyangwa se mwaba mwarumvisha ahantu zose muzazizane hano. Rero ubwo zose yazihamagaraga zose izo Qur'ani izo nyandiko zose za Qur'ani zimwe zari zanditswe nabi yatangiye kuba yazihitana maze ubundi arazitwika maze ubundi agira Qur'ani imwe y'umwimerere itarigeze ihindurwa kandi akaba ari na yindi. Iyo Qur'ani rero yaje kuza kuba yasigara yabanje gusomwa na babandi bari abasangira ngendo binumwa maze ubundi nyuma yo kuyisoma bose barayemera baravuga ati iyi ngiyi ni itarigeze ihindurwa nayo rero yaje kuza kuba yasigara. Rero iyo ngiyo niyo yaje kuza kuba yabasha gukorwamo kopi maze ubundi kongera gusubizwa muri bya biturage na ya migi ihabwa abaturage bose bayizereragamo. Rero niyo mpamvu nahoraga mbabwira ati Ottoman niyo waje kuza kuba yahuza Qur'an gusa akaba atarabikoze ku giti cye ahubwo akaba yaraje kubikora kuko yaje kuza kuba yahamagara abamenyi bose bari bafite ikintu bari bazi kuri Qur'an bakaza bakahurira maze ubundi bakongera bakayihuza kandi bakayihuza ari umwimerere. Kandi nanone bikaba byaravuye ku munyeshuri wa Imam Ali wabonye ikibazo akabasha kohereza ibaruwa igera kuri uwo muyobozi akababwira ati rwose mureke dukemure kino kibazo mbere yuko abantu batangira kuyoba bakandika ibyabo cyangwa se bakandika ibibari mu mutwe. Rero Imam Ali ibn Abi wari waranditse Qur'ani yaje kongera kuba yareba iyi Qur'ani yari imaje kuba yahurizwa hamwe aravuga ati iyi ngiyi yo ndayemeye kuko yari ayifite n'ubundi mu mutwe. Aravuga ati iyi Qur'ani rwose mu by'ukuri iyi ngiyi niyo Qur'ani mu by'ukuri kandi ni Qur'ani itarigize ibasha kuba yahindurwa ati rero ndayemeye reka ijye mu bantu. Gusa nk'abantu b'iki gihe natwe dukomeza twibaza ubundi mu by'ukuri Qur'ani yaba yarigize ihinduka kuva yatangira kwandikwa hari icyaba cyarahindutse muri yo ase ubundi mu by'ukuri Qur'ani twaba dute yaba ari ya Qur'ani yaba yaraje ivuye mu ijuru koko itarigize iki ihindurwa n'abana b'abantu. Gusa twebwe nk'abayisilamu twizera neza yuko Qur'ani mu by'ukuri yaje kuza kuba yarindwa na Nyagasani kandi Imana ubwayo irabivuga muri Qur'ani iravuga ati twaje kuza kuba twabahereza n'urwibutso ino Qur'ani kuri mwebwe kandi tuzanayirinda ati izarindwa. Rero ubundi muri Qur'ani ibyayo byose nibigaragara kuko Qur'ani ubundi ubwayo ntabwo ari inyandiko umuntu abasha kuba yakwishyiraho hariya kugira ngo zibashe kugwa n'abantu ahubwo Qur'ani ni urwibutso rwavuye ku muremyi. Rero nka muri surati Kafi niho hantu ushobora kuhabonamo hadith aho Imam Sadiq yararimo ababwira ati ino mirongo yose mubonanga yaje kuza kuba yahishurirwa iza mu buryo butandukanye ati kandi ino mirongo izavugwa uko yabashije kuba yahishurirwa ntabwo izigira ihinduka. Ibi ngibi bikaba byumvikana neza yuko rero Qur'ani itigeze ibasha kuba yahinduka kubera ko Qur'ani yahoraga ivugwa kandi isubirwamo ivugwa mu misigiti ahantu hirya na hino ahantu hose hari abasilamu. Urebye muri Kufa ugiye muri Damascus ugeze muri Basra ugeze na muri Cairo Qur'ani yarasomwaga kandi yavugwaga uko yari iri. Rero habaye hagize umuntu ushaka kuba yahindura Qur'ani azanamo ibitekerezo bye icyo gihe abasilamu bahita babimenya maze undi bakamuhinyuza. Mwakoze kubana nanjye amazina agira ati Rahabi Moro y'Imana bane namwe. Hano twarebaga amateka tureba amateka ya Qur'ani ese ubundi Qur'ani yaba yarabayeho gute. Rero mwakoze kubana nanjye naho ubutaha ku bindi biganiro ukore subscribe kuri Qur'ani Ntagatifu ujye ubasha kubona amateka unasobanukirwe Islam nabashe kuba wanasobanukirwa Qur'ani neza. Naho ubutaha rero Imana ibane namwe.